atangirana n'aba bombi. Mu gihe uyu muhungu yari agiye, umukobwa yahise amuhamagara aramubwira ati ngwino mbanze ngutunganye, ati aho ugiye ugenda umeze neza. Umuhungu yaramubwiye ati ariko ibi ngibi nta nubwo ari ngombwa, ati bino ntabwo byihutirwa cyane. Umukobwa yaramubwiye ati ahubwo mbere y'uko ugenda reka mbanze nanagusengere, ati ibyo ugiyemo bize gucamo. Barakwereka umukobwa yatangiye gusengera umuhungu arimo kureba umukobwa, nawe umukobwa yakomeje kumusengera avuga ati ibyo agiye kujya gukora bize kugenda neza, akazi agiye gushaka kaze gucamo. Umusore yahise avuga ati amena. Umusore yaravuze ati rero urakoze cyane kunsengera. Umukobwa yaravuze ati yego, ati rero reka ngire ngende, ati ntaza gukererwa mbone n'ukuntu ndi buze guca muri ambutiyaje. Barakwereka mu gihe umusore yari agiye kugenda, umukobwa yahise amubwira ati rero ndashaka ko tuza guteka inyama, tumaze igihe kinini tutarya inyama. Umusore yahise amubwira ati uvuze ngo iki? Ati tumaze igihe kinini tutarya inyama, ati ndashaka tuze kurya inyama. Umusore yaramubwira ati iyi nzu ni ntoya, ati urabizi nta mafaranga arimo, atabaye arimo wahita ubimenya. Umugore yahise amubwira ati ariko hari ikanzu mfite itakinkwira dushobora kugurisha. Umusore yaramubwira ati kuba itakigukwira ariko ushobora kuzongera ukayikenera, ati ntabwo ari ngombwa rwose, ati wigurisha ikanzu kubera njyewe. Umukobwa yaramubwiye ati genda ndaza kuyigurisha. Umusore barakwereka we n'umugore barakundanaga cyane. Umusore mbere yo kugenda yarongeye aragaruka, arangije ahobera umugore wiwe aramubwira ati ndagukunda cyane. Umugore nawe yaramubwiye ati nanjye ndagukunda cyane bye. Barakwereka barakundanaga cyane. Umugore yasigaye nawe arimo gusengera umugabo wiwe. Baratwereka nanone twongere tugaruke kuri wa musore wari ugiye gushaka akazi. Hari imodoka yari arimo guhanagura ikirahure, mugera arimo kugihanagura, hari umukobwa yahise ukimanura aravuga turi gushaka iki ku modoka yanjye, turuzuye mu mutwe. Umusore yaramubwiye ati nari kugerageza kugihanagura. Umukobwa yaramubwiye ati mvira ku modoka, ati mvira ku modoka wa musazi, nta nubwo ureba ku ntosa, ati toka mvira ku modoka. Umusore yaramubwiye ati ariko mumbabarire nari ndimo kugerageza kuyihanagura gusa, nari mbonye hariho imikore. Umukobwa yaramubwiye ati ariko kuki utajya wumva? Umukobwa yahise yongera azamura ikirahure anasuzuguye umusore cyane. Kuri wa mugore wa mugabo wari umugabo wari umukurikira aramubwira ati ariko igihe nahereye kuvira hirya ndimo kuguhamagara, ati ni ukuvuga utari urimo kunyumva, ati nagerageje kukuvugisha ntabwo wari urimo kunyumva. Ubwo yaramubwiye ati none se urimo kumpamagara umbaza iki? Ati narakubwiye ati ngende umugore wubatse mfite umugabo. Umugabo yaramubwiye ati kuba ufite umugabo ntacyo bimbwiye, ati njyewe urabizi ndi umukire mfite ibintu byose, ati umugabo wawe ushobora kumureka. Umugore yarumiwe. Umugore yaramubwiye ati rero ibyo wakora byose ntabwo nshobora kureka umugabo wanjye. Umugabo yaramubwiye ati reba kariya kagabo kawe nta mafaranga gafite, kamaze igihe kinini gakennye, ati nta kintu na kimwe gafite, ati rero ushobora kukareka ukaza njyewe akaba ari njyewe twibanira tukikundanira, ati ngende ni bogara ahubwo. Umugore yakomeje kumirwa. Umugabo yaramubwiye ati rwose mureke. Umugore yaramubwiye ati ntabwo ibyo bishoboka. Umugabo yaramubwiye ati wambabariye rwose, ati Grace mbabarira dukundane. Barakwereka Grace yahise abyanga. Umugabo nawe yahise yongera asubira inyuma. Twongeye tugaruke kuri wa musore wagiye gushaka akazi. Yaje hano aravuga ati madamu, ati nyuze ku musekirite yari yambwiye yuko hano mukeneye abakozi. Umugore yarebye umusore uje gusaba akazi, arangije aramwitegereza neza cyane. Aramubwira ati ushaka akazi se wowe? Umusore yaramubwiye ati yego. Umugore yahise yumirwa, arangije aramubwira ati none se urashaka akazi wambaye gutyo? Ati yego niko kazi ndimo gushaka. Ati none se akazi urimo gushaka ntabwo ari ako gukora muri biro, ati twebwe dukeneye umukozi wo gukora mu rugo. Ati yego rwose reka nze mbereke n'ibyangombwa byanjye. Umugore yaramubwiye ati hoya akazi uje gukora hano ntabwo gasaba ibyangombwa, ati ntabwo gasaba amashuri, ni akazi ko gukora amasuku gusa, nta kindi kintu, nta bundi buhanga bisaba, ni ukuba ufite ubushake gusa. Umusore yahise yatangira kumera nk'uwikanze. Umugore yaramubwiye ati kandi ikindi amafaranga ni 50 gusa. Umusore yaramubwiye ati 50 byonyine? Umugore yaramubwiye ati yego. Ariko umusore yahise avuga ati nta kibazo napfa kubikorera. Umugore yaramubwiye ati yego wabikorera? Umusore yaramubwiye ati nukuri nabikorera, ati ahubwo ndabitangira ryari akazi. Umugore yaramubwiye ati mu gitondo nta kibazo ushobora kuza gukora akazi. Umugore yaramubwiye ati kandi ikindi ni amasuku gusa uzajya ukora, ati kandi nizeye yuko twumvikanye niba ubishoboye ejo wazaza gukora akazi, ni 50 nzajya nguhemba byonyine, niwo mukozi turimo gushaka. Umusore yaramubwiye ati nta kibazo nzapfa kubikorera. Mu gihe wa musore yari akiri aho ngaho, hari umukobwa wahisuza. Ni wa mukobwa n'ubundi bahuriye mu modoka. Uyu musore arimo kugerageza guhanagura ikirahure cy'imodoka y'uyu mukobwa. Umukobwa yahise amubwira ati uyu ninde? Ati uyu ni umusore mushyashya waje gusaba akazi. Umusore agiye kumusuza asamubwira ati wakigoryiwe. Umukobwa yahise yongera yitambukira aricaho, nta no kureba umusore nta no kumusuhuza. Umudamu wari wicaye hano yarebye umusore arangije yikangamo aravuga ati uriya, ati hari ahantu mwaba muziranye wowe nawe ra?
umusore yaramubwiye ati nta hantu tuziranye mabuja, ati ahubwo bayi, ati tuzasubira ejo ngarutse nje gukora akazi. Umugore nawe yasigaye aho ngaho, arangije aravuga ati se bano bantu ko ari ubwa mbere bahuye bafite ikihe kibazo? Umugore yahise ahamagara ati Vanessa, barakwerekana none twongere tugaruke muri ya karitsiye ya wa musore yari atuyemo we na wa mugore we. Barakwereka wa musore yaramubwiye ati noneho urugo nagiye gukora munenzi ko ngiye gukora muri ofisi, ati none nasanze ari gukora akazi ko mu rugo bazajya bamemba 50,000 byonyine. Umusore wize kwera inkange, ati ntabwo mbyumva ukuntu ngiye kujya nkorera 50,000. Umugore yaramubwiye ati mugabo wanjye, ataho kugumye tugume dukeneye gutya nta n'ikintu na kimwe tubona, ati ibyo 50,000 wapfa kubikorera? Umusore yaravuze ati ndabyumva nyine, ntabwo n'ubundi nari gupfa kukareka, kubera ko n'ubundi n'ibyo 50,000 nabyo turabikeneye, ubu ngubu nta n'amafaranga na makeya dufite. Umugore yaramubwiye ati ahubwo nanjye uyu munsi nagiye ku isoko ngiye kugura za nyama, ati twahuye na wa musore niba umuzi, wa wundi wageragezaga kuntereta, ati none n'ubu ngubu ngo ari gushaka kongera kuntereta, ngo arashaka ngo njye nawe dutandukane. Umugabo yarabyumvishije, arangije ahita areba icupa ku ruhande, arangije aravuga ati uvuze gwiki? Ati uwo mugabo yavuze ngo arashaka kugutereta. Umugore yaramubwiye ati gerageza gutuza, atarashaka kunteretera umugore bigenze gute se kandi? Ati ntabwo byakunda ko umugabo yanteretera umugore. Umugore yaramubwiye ati ntugafuhe cyane, turabizi ndagukunda cyane, turabizi kuri urukundo rwanjye. Umugabo yaramubwiye ati yego ndabizi rwose urankunda cyane ndanakwizera. Umugore yaramubwiye ati yego. Umugabo mu gihe yarakira aho ngaho yarihumurije aravuga ati none se, ati za nyama waziguze? Umugore yahise aseka, arangije aravuga ati none se ntiwavuze ngo ntabwo ari ngombwa kugurisha ikanzu? Ati ntazo naguze rero, ati nta nyama naguze, uri kumva iz'abaturanyi ntabwo ari hano. Umusore yahise amera nk'ucitse intege nanone, ati ya kanzu rero ubwo nanze kuyigurisha kubera ko wabimbujije. Umusore yahise amubwira ati ariko ndi kumva wagira ngo inyama zirimo guhumurira hano mwa runo rugo. Umugore yakomeje kumwumva, arangije araseka. Umugore arangije aramubwira ati humura inyama ziri ahangaha. Umusore yaramubwiye ati nari nabyumvishe ko n'ubundi inyama ziri ahangaha. Umusore yaramubwiye ati ariko ujye wihangana, ati ibibazo byose tubayemo nizeye yuko buno buzima buzahinduka, nizeye yuko ejo hazaba heza, uzajya ukomeza kwihanganira ubu buzima turimo, ntabwo bworoshye ariko ndagukunda cyane. Umukobwa yaramubwiye ati bugumye aho ngaho rero nkwarurira inyama. Umusore yagumye aho ngaho arimo kuvuga ati ndagukunda cyane mama wanjye, ati ndagukunda cyane mugore mwiza. Twongera tugaruka nanone batwereka mu mujyi, batwereka nanone tugarutse kuri ya nzu nziza ya wa musore aho yari yaragiye gusaba ka kazi. Barakwereka wa musore yari arimo kugerageza gukora amasuku, akazi yari yakabonye. Barakwereka nanone hari uwari ugiye, umukobwa yakomeje kubwira wa mudamu ati nzagukumbura cyane anti. Kumbe wa mugore ni anti w'uyu mukobwa, ntago ari mama wiwe. Umugore yaramubwiye ati nanjye nzagukumbura cyane. Umukobwa yaramubwiye ati kuzamara igihe kinini rwose mu Bwongereza sinzi nzabyihanganira tutari kumwe. Umugore yaramubwiye ati wihangane ariko nizeye yuko uyu mukozi muzasigarana neza. Umugore yahise abwira wa mukozi ati hambo, ati ndagiye rero, nzamara igihe kinini hanze, nzamara igihe kinini mu Bwongereza, ngiye kugusigana n'umwisengeneza wanjye, nizeye yuko uzamufata neza, ati ntihazagire ikibazo muzagirana, tuzamubera umuntu mwiza, ati nizeye yuko muzabana mwa runo rugo mwumvikana, ati ni mwebwe ngiye kurusigira muri babiri mugomba kumvikana. Hambo yaramubwiye ati ntungireho ikibazo rwose. Umugore yaramubwiye ati ntagire amakosa namwe muzakora, ati muzitware neza, muzitwararike. Umusore yaramubwiye ati ibyo ntubigireho ikibazo mabuja, ati njye ntabwo nananirwa kubana n'umuntu. Umugore yaramubwiye ati nanjye uyu mwisengeneza wanjye ni umwana mwiza, ataritonda, nizeye yuko nawe muzasigarana amahoro. Hambo nawe yaramubwiye ati nanjye kubana n'umuntu ntabwo byananira rwose, niba hari ikintu nshoboye no kubana n'umuntu. Umugore yaramubwiye ati okay, ati rero nanjye ndakiye muzasigare mwiyitaho. Barakwereka wa mukobwa Vanessa yahise aherekeza nyirasenge wa Vanessa yari agiye kugenda ngo mu Bwongereza azamara igihe kinini. Hambo nawe yasigaye aho ngaho arimo gukora akazi yari yaraje gusaba. Barakwerekana nanone Hambo yakomeje gukora ka kazi, wa mukobwa nanone yahise yongera aragaruka bidatinze. Arangije areba wa musore Hambo, arangije aravuga ati wagishwiwe. Hambo yahise areba umukobwa, arangije aravuga ati ariko uyu mukobwa kuko bansigiye arabona tuzashoboka mwuka byarame. Bidatinze wa mukobwa yahise ahindura imyenda, arangije araza ati Hambo yaramubwiye ati karame, ati nari nsohotse rero ndibuze gutaha bwijeho gatoya, turuguze kurusigarana kandi usigara urwitaho, ati ntihagire ikibazo kiri buze kuba, turimo kubyumva neza. Hambo yaramubwiye ati yego ndimo kubyumva neza,
ati wagishwiwe nanone. Umukobwa yarongeye atuka Hambo arangije areba umukobwa, arangije aravuga ati ariko nk'uyu muntu kweri yibonyemo iki? Hambo yasigaye aho ngaho ubona ko ababaye, arimo kuvuga ati uyu muntu ntabwo azi ko ndi umuntu w'umugabo kweri, taratinyuka agatuka umugabo nkanjye, ati ndi ikigoryi kweri, gifuso kano kazi nzagashobora. Ati nyirasenge nubwo azamara igihe kinini hanze sinzi ko uyu mukobwa tuzashobokana rwose. Barakwereka Hambo yasigaye harimo kwitunganya. Bwaje kwira nanone wa mukobwa yahise yongera aragaruka, arangije kugaruka yaje atabika po hasi, arangije yicara mu ntebe atangira kurira. Umukobwa yararize cyane atangira kurira, sinzi ikibazo uyu mukobwa yaba yahuye nacyo. Barakwereka Hambo yahise yongera araza, arangije areba wa mukobwa, arangije aramubwira ati wabaye iki? Umukobwa yaramubwiye ati ndeka rwose wigerageza kumbwira. Hambo yaramubwiye ati none se wabaye iki kurimo kurira, turimo kurizwa n'iki? Umukobwa yararize cyane. Hambo arangije aramubwira ati sinzi ikibazo ufite. Hambo barakwereka yahise ashaka uburyo yegera umukobwa kugira muhumurize. Barakwereka Hambo yahise yegera umukobwa aramubwira ati wabaye iki Vanessa? Ati Vanessa ati gerageza kumvugisha. Vanessa yahise amubwira ati Hambo ndeka abagabo mwese muri kimwe. Vanessa sinzi ikintu yaba yahuye nacyo, sinzi ikintu kiri gutuma arira, arimo kubwira Hambo ati abagabo mwese mumeze kimwe. Hambo yarumiwe, arangije aravuga ati uyu mukobwa n'ubundi dusanzwe tutwumvikana, reka mwihorere, reka ngerageze kumureka wenyine. Ariko nanone Hambo byamwanze mu nda, arangije azunguza umutwe aratekereza uyu mukobwa mukorera iki. Barakwereka Hambo yagerageje kwegera wa mukobwa nanone bita Vanessa. Hambo arangije aramwegera aramubwira ati gerageza gutuza, ati abagabo bose ntabwo bameze kimwe, ati umuntu umwe ashobora kuguhemukira ariko abantu bose ntabwo bashobora kuguhemukira, ati abagabo bose ntabwo bameze kimwe. Ni ukuri Vanessa, ati abantu twese ntabwo duteye kimwe, ati habaho abantu bagira umutima mubi ariko nanone habaho abantu bagira umutima mwiza, rero abantu bose wibafatira mu ndorerwamo imwe. Ati niba hari umuntu wakubabaje turi umukobwa mwiza, ati umuntu umwe rero ntabwo ashobora kukubabaza kumve yuko isi gucitseho. Hambo yahise afata Vanessa aramubwira ati Vanessa gerageza unyegere. Arangije afata Vanessa, Hambo arangije atangira guhumuriza Vanessa. Wibuke byatangiye Vanessa ndetse na Hambo batumvikana, ariko urabona ko bitangiye kuza. Hambo yatangiye gufata Vanessa, arangije aramuhumuriza aramubwira ati gerageza gutuza. Barakwerekana nanone bwaje kwira Hambo akiri muri rwa rugo we na Vanessa. Barakwereka bashobora kuba banararanye mu ntebe, Vanessa aryamye kuri Hambo. Hambo yagerageje guturisha Vanessa. Vanessa yari afite ibibazo byinshi, ashobora kuba yasanze umukunzi we arimo kumuca inyuma. Barakwereka Hambo yarakangutse asanga Vanessa amuryamyeho, arangije arebye kuri telefone asanga madamu wiwe yamubuze, yahise yikangamo, arangije ashaka gufata Vanessa ngo amwikureho. Arangije ahita avuga ati oya ni wewe w'ingenzi, ati reka mbanze nguhumurize. Vanessa nawe nanone yahise afata Hambo arangije aravuga ati Vanessa gerageza gukangura Vanessa, ariko ikigaragara cyo Vanessa ashobore kuba yasinziriye. Hambo yongeye areba muri telefone, yasanze umugore wiwe yamushatse yamubuze. Hambo yarongeye n'ubundi areba muri telefone, arangije abitekerezaho aravuga ati subu nsigarane na Vanessa ko nyirasenge yabwiye ati nzamwiteho, ati cyangwa ngiye kureba umugore. Ariko Hambo telefone yisize ku ruhande, arangije nanone yongera yifatira Vanessa aramuhumuriza. Vanessa nawe arangije ahindukira rwose ubona ko ameze nk'umuntu uri ahantu hari safe, kubera ko n'ubundi mwibuke neza nyirasenge wa Vanessa yari yasize abwiye Hambo ati umukobwa wanjye uzamwiteho, ati umwisenge neza wanjye uzamwiteho, ntihazagire ikibazo kizaba hagati yawe nawe. Barakwereka Hambo yakomeje kwita kuri Vanessa ndetse n'iby'umugore wiwe yasize mu buzima bubi ntabwo yabikomeje kubyitaho. Barakwereka umugore wa Hambo n'ubundi yakomeje kugerageza nimero ya Hambo, ariko mu by'ukuri Hambo ntabwo arimo gufata telefone yiwe. Umugore we yaravuze ati umugabo wanjye yabaye iki? Umugabo wanjye ko ndi kugumya kumuhamagara bikanga. Yarongera arahamagara nanone yumva nta nimero iri gucamo, ariko ntabwo arimo kuyifata. Yaravuze ati mukabyara mwe umugabo wanjye yabaye iki? Bigaragara yuko Grace atakomeje gutuza. Grace yataye umutwe, arangije aravuga ati Mana ndagusabye mpereza gutuza mu mutwe wanjye ndeke guta umutwe. Yarongeye arahamagara nanone, yagerageza guhamagara arebe ko nimero y'umugabo wiwe yayifata, ariko umugabo wiwe ntabwo arimo gufata nimero ya telefone. Grace yahise ababara cyane, arangije aravuga ati
gusa ubu umugabo wanjye byaba byamugendekeye gute. Grace yagumye aho ngaho yibaza icyo umugabo wiwe yaba yabaye kiramuyobera. Barakwereka nanone twongere tugaruke muri rwa rugo rwiza, nanone tugaruka Vanessa aho yari aryamye. Mu gihe Vanessa yari aryamye mu buriri, twaherukaga Vanessa na Hambo bari muri salo. Hambo yahise yinjira mu cyumba cya Vanessa, arangije aravuga ati Vanessa, ati waramutse gute, umeze neza, uri kwiyumva gute? Vanessa aramubwira ati Hambo. Vanessa arangije areba mu buriri. Vanessa yahise yumirwa, arangije aravuga ati Hambo bimeze bite? Hambo yaramubwiye ati nijoro ntabwo wari umeze neza. Vanessa aramubwiye ati ntabwo nari meze neza. Ati yego ntabwo wari umeze neza, tubambwiye ko watandukanye n'umukunzi wawe wasanze ari kuguca inyuma. Vanessa arangije aramubwira ati byose nabikubwiye. Ati yego wabimbwiye. Vanessa arangije aramubwira ati none se nageze hano mu buriri gute? Ati urabona ni njye wakuzanyemo. Vanessa arangije aramubwira ati nababaye cyane, ati ntabwo numva ukuntu uriya mukunzi wanjye nasanze arimo kunca inyuma. Hambo yahise yavuga ati ni ukwihangana, ati ni ukwihangana rwose, ariko abantu bose ntabwo bameze kimwe, abantu bose ntabwo bagira umutima mubi. Vanessa aramubwira ati ndamo kubyumva, ati ahubwo Hambo nabonye uri umuntu mwiza. Hambo yaramubwira ati ndi umuntu mwiza gute se? Ati ndashaka papa wanjye yaguhereza akazi, ndaza kuvugisha papa wanjye aguha akazi. Hambo yaramubwira ati papa waze kumpa akazi? Hambo yahise ahobera Vanessa cyane, arangije aramubwira ati urakoze cyane, ati urashaka papa wawe amuhereza akazi? Vanessa yahise akurura Hambo, arangije aramubwira ati Hambo, ati rwose nabonye uri umusore mwiza, ati nabonye uri umwana mwiza, ati ndashaka yuko njye nawe dukundana. Barakwereka Vanessa yatangiye guhobera Hambo, ndetse Hambo ibyo gukundana ntabwo yigeze yumva yuko Vanessa amubwiye yuko ashaka ko bakundana. Vanessa yakomeje kumubwira ati Hambo uri umusore mwiza. Hambo mu by'ukuri byose ntabwo arimo kubitekereza, ahubwo arimo gutekereza ukuntu ubuzima bwiwe bugiye guhinduka. Agiye kubona akazi kwa papa Vanessa, ukuntu Vanessa agiye gushakira Hambo akazi, Hambo akareka akazi ko gukora mu rugo. Hambo yakomeje kuganira na Vanessa. Hambo abwira Vanessa ati rwose ndimo kubyumva, ariko nanjye ndagukunda cyane Vanessa. Wibuke Hambo yari afite umukobwa. Barakwereka hashize amezi atari makeya nanone twongere tugaruke muri ya karitsiye y'ahantu Hambo yabaga. Barakwereka wa mugore wa Hambo yasize hahandi muri ka karitsiye k'abakene. Yakomeje kugerageza gucishamo nimero. Wibuke uyu mugore wiwe yari umugore wa Hambo, amazina yiwe bamwita Grace. Grace yakomeje gucishamo nimero ya Hambo, ariko Hambo ntabwo yari arimo gufata telefone. Noneho yagezeho asanga telefone ya Hambo yanavuyeho. Barakwereka Grace yakomeje kugerageza nimero ya Hambo ntabwo iri gucamo. Bigaragara yuko Grace arimo no gutitira intoki, ashobore kuba narwaye. Grace yakomeje kugerageza nimero ya Hambo, ariko mu by'ukuri Hambo ntabwo arimo kugerageza gufata telefone, ahubwo na nimero yiwe yayikuyeho. Grace yakomeje kwibaza se Hambo byamugendekeye gute? Grace yararwaye, abura umuntu wo kumurwaza, yabaga mu buzima bubi cyane. Wibuke Hambo niwe wabashaga guhaha. Grace yahise ahamagara akana ko muri karitsiye arakabwira ati ndagira ngo utume imiti kuri farumasi, ndi kumva ameze nabi, ndagira ngo utume imiti ya malariya, genda unzanire imiti ya malariya ndebe yuko naza kumera neza. Barakwereka Grace yagumye aho ngaho yibaza ukuntu umugabo we byamugendekeye, arimo gutekereza se baba baramwishe, yaba yarahuye n'ikihe kibazo mu by'ukuri ku buryo atakibaho, ku buryo na nimero yiwe itakibaho. Barakwereka nanone twongere tugaruke kuri rwa rugo rwiza rwo kwa ba Vanessa mu gihe cyashize twumvaga abwira Hambo yuko agiye kumushakira akazi kwa papa wiwe. Hambo ashobore kuba asigaye akora kwa papa wa Vanessa, kuko ibigaragara byo Hambo ashobore kuba yarabaye n'umuntu w'ingagari rwose, ashobore kuba arimo guhembwa udufaranga twiza, kuko ntabwo waba ukora akazi ko mu rugo ngo ube wambaye gutyo. Bidatinze Vanessa yahise aza, arangije yahita areba Hambo, arangije aramubwira ati ati bogari ryanjye turasa neza cyane. Hambo yahise amubwira ati nawe urasa neza cyane mugore wanjye, ati kandi ndagukunda cyane, ati ndagukunda mu buryo budasanzwe. Barakwereka Hambo yahise akundana na Vanessa. Grace yahise amwihorera, yabonye ubuzima bwiza bwa Vanessa, arangije ahitamo kwibanira na Vanessa. Ubuzima bwa Grace arabwihorera. Vanessa yaramubwiye ati ahubwo ndashaka kuza guhamagara masenge nkamubwira yuko njye nawe turimo gukundana, tugiye no kubana. Hambo yaramubwiye ati uri seriye, ati ibyo uvuga nibyo? Vanessa yaramubwiye ati hari ikibazo se ko wikanzemo? Hambo yaramubwiye ati ahubwo ndishimye cyane, ati ndishimye cyane kuba ugiye kubwira nyogosenge yuko tugiye kubana. Ariko nanone Hambo yongeye abitekerezaho, ati tugiye kubwira nyirasenge ko tugiye kubana, tugiye gukora ubukwe? Yasigaye arimo kubitekerezaho, aravuga ati se noneho ndabigenza gute kweri?
Hambo yaricaye atangira gutekereza ubuzima yabagaho na Grace. Yibutse ko yigeze kubwira Grace ati ndifuza yuko njyewe nawe tuzabana. None yumvishe na Vanessa amubwira yuko ngo agiye kubwira nyirasenge yuko Hambo na Vanessa bagiye kubana. Hambo byatangiye kumucanga, atangira kuvuga ati se biraza kugenda gute? Barakwereka Hambo hari mushuti wiwe yaje kureba w'umuhanzi. Hambo yaraje, umushuti we atangira kumubwira ati wana ati Hambo tusigaye usa neza, tusigaye uringagare. Hambo yaramubwiye ati gerageza gutuza mugisha inama, ati ndashaka yuko ngira inama. Umusore yaramubwiye ati biragaragara yuko usigaye uri umukire. Hambo yaramubwiye ati yego ndi umukire. Ati none se niba uri umukire ni ikihe kibazo kindi ufite? Ati none se waba wirukanywe ku kazi se? Waba wagize ikihe kibazo? Ati kandi numvishe yuko usigaye uba no mu nzu y'akageretse. Turumva rero nta kibazo na kimwe ufite. Ati usigaye uri umukire wana, ahubwo uraza kubonamo udufaranga. Hambo yaramubwiye ati niba ari ikibazo cy'amafaranga ati ndaza kuyagutama, ariko ndagira ngo tubanze dukemure ikibazo dufite. Ati rero mfite ikibazo ndagira ngo ngire inama iri seri. Ati urabona Grace kuntu twabanaga mu buzima bw'ubukene, ati none nsigaye mbana na Vanessa. Ati umusore yahise amubwira ati usigaye ubana na Vanessa? Ati usigaye ubana na Vanessa? Ati w'umwana wo mu bakire, ati wa wundi Vanessa tuzi handi wakoraga. Ati niba usigaye ubana na Vanessa rero ndagira ngo ukomeze gukundana na Vanessa. Hambo yaramubwiye ati ariko na Grace twabanye mu bukene. Umusore yaramubwiye ati none Grace niba mwarabanye mu bukene ngufite mu mutwe, we komeza utekereze kuri Vanessa. Vanessa n'umwana wo mu bakire yaguhinduriye ubuzima. Tureba ubuzima wabagamo wowe na Grace, none urifuza kongera gusubirana na Grace. Hambo yaramubwiye ati none se uragira ngo nkomeze kubana na Vanessa? Umusore yaramubwiye ati yego gukomeza kubana na Vanessa. Ati none wongera kubana na Grace n'ubundi murongera mukene, murongera mugumye mubeho mukennye nk'uko byari bisanzwe. Ati ahubwo Hambo ati gerageza nanjye untumiriza akantu, ati none tukomeze tuganire. Hambo yaramubwiye ati ntabwo urimo kungira inama nziza, ati yo nama urimo kungira ntabwo ndimo kuyumva neza. Umusore yaramubwiye ati none se niba wumva udashaka kubana na Vanessa ubundi waje kungira inama, waje kungisha inama yo kugira bigende bite? Hambo yaramubwiye ati urabizi ati ntabwo uri inshuti yanjye ya nyayo. Umusore yaramubwiye ati ngende inshuti yawe ya nyayo, ati kandi uzabibona. Hambo yakomeje kugisha umusore inama, ariko umusore nawe yamugiriye inama ngo yuko yakibanira na Vanessa. Grace w'umukene akamwihorera. Umusore yaramubwiye ati ahubwo urabizi se ati yari yashize igihe kinini ntafite na nimero yawe, ndagira ngo umpereze namba yawe tuzajye dukomeza tuvugane. Ati nizo nama ujye uzingishiriza kuri phone. Ati mpereza namba yawe, ati narabuze namba yawe. Hambo yaramubwiye ati ariko uzakomeza kugira umunwa kugeza ryari? Ati ubwo ngubwo njyewe ngiye no kugusaba mu nshuti zanjye. Ati nta n'ikintu nguriye se mani? Umusore yaravuze ati nta n'ikintu nguriye wana. Arangije aravuga ati ahubwo noneho reka nze nandike imirongo. Ati ngiye kwandika imirongo ku buzima bwawe sha. Ati ngiye kwandika kuntu wabuze amahitamo hagati ya Grace na Vanessa. Barakwereka wa musore yasigaye aho ngaho arimo kuvuga ati Grace ati na Vanessa ati Hambo yabuze amahitamo asigaye akunda bose, ati none yabuze umwe ari bushake. Barakwereka mu gihe umusore yari arimo kwandika imirongo, wacuruzaga aho ngaho yaraje aravuga ati uraguma aho ngaho nta n'ikintu urimo gukonsoma, turagira bigende gute? Ati rero niba udashobora gukonsoma ikintu na kimwe ndagira ngo dusohokere muri restaurant. Umusore yaramubwiye ati amazi se hano muyacuruza ngahe? Ati mbwira amazi muyacuruza ngahe? Yahise amubwira ati amazi ni senkisa. Umusore yaramubwiye ati twebwe hanze tuyagura desa, ariko umugore yaramubwiye ati hanze muyagura desa? Ati niba muyagura desa rero genda uyagurire hanze. Ati haguruka shaho niba udashaka kugira ikintu na kimwe ukonsoma. Ati ntabwo uri bugume wicaye hano nta kintu na kimwe urimo gukonsoma. Umusore yaravuze ati okay reka nigendera, ati ariko mujye mureka guhenda, ati mujye mureka n'umutima mubi. Umugore yaravuze ati uriya musenzera igihe tuba twamwingingiye mwagura akagenda nta n'ikintu anaguza, barimo gukora icyano ubundi. Barakwereka Hambo yahise aza gusura anko wiwe. Hambo yaramubwiye ati rero anko mfite ikibazo gikomeye. Anko yaramubwiye ati ufite ikihe kibazo se mwana wanjye? Ati mbwira ikibazo cyose waba ufite ndaza kukugira inama rwose nka nyokorume. Hambo yaramubwiye ati mfite ikibazo cy'umukobwa turimo kubana, ati mfite umukobwa wo mu bakire, ati mfite n'umukobwa ukennye, ati rero ndifuza kubana n'umwe muri abo ngabo, ati ndagira ngo ngire inama. Umugabo yaramubwiye ati umwe muri abo ngabo? Ati none se ati hoya byihorere, none se wabanye na bose? Ntabwo byashoboka yuko nabana n'abakobwa babiri, ati ngomba guhitamo umugore umwe twabana. Ati urumva neza, ati ntabwo byo ngibyo bikigezweho, ati umusore ubundi aba agomba kubana n'umugore umwe. Nyirarume yahise yumirwa, arangije aravuga ati wa mwana we, ati uramutse ushatse abagore babiri ati wabiki?
ati Hambo yaramubwiye ati ngwiki, ati we shaka abagore babiri, ati nanjye nari mfite abagore babiri. Hambo yaramubwiye ati none se ubuzima bwawe wabagamo urumva aribwo nanjye ndi buze kubamo? Ati kandi ikindi umwana w'umukobwa umwe mfite bita Vanessa, ati ni umwana wo mu bakire, we nta nubwo ashobora kwemera yuko nashaka undi mugore. Ati rero ndifuza yuko ndi buhitemo umwe, ati hagati y'umugore twabanye ndi umukene, ati nyuma nkaza kujya gushaka akazi nkabona undi mwana wo mu bakire akaba ari we dukundana. Ati rero ndifuza yuko ungira inama nkashaka umugore umwe muri abo ngabo. Nyirarume yaramubwiye ati njyewe inama nakugira nuko bose washakana nabo. Hambo yaravuze ati ntabwo nshobora gushakana rero n'abagore babiri, ati hagati y'abagore babiri ngomba gushakamo umugore umwe. Nyirarume yaramubwiye ati njye ndumva washaka abagore babiri icyarimwe niba bose ubakunda. Hambo yaramubwiye ati njye ntabwo nshobora gukundana n'abo bagore babiri icyarimwe, ati bose ntabwo twabana ngo bikunde. Nyirarume yaramubwiye ati none se niba wumva utari bubane n'abo babiri waruje kungisha inama y'iki? Ati nta n'impamvu yo kwirirwa nkugira inama, ati nabikubwiye, ati njye ndi wowe ntashakana n'abo bagore babiri bombi. Ati rero niba wumva utabishaka, ati genda wowe uze gukora icyo umutimanama wawe uri buze kukugira, ariko njyewe amahitamo yanjye kuri wowe nuko nakugira inama yo gushakana n'abo bagore babiri icyarimwe bombi, ukabana nabo bose bakaba abagore bawe. Ati reka nibyo bigezweho, ati natwe kera nuko byari bimeze. Hambo yaramubwiye ati ibyo ngibyo ni ibya kera byanyu, ati aho umugabo wumvaga ko ari umugabo wa danje yumvaga afite abagore babiri, ati ariko twebwe kuri ubu ngubu ibyo ngibyo ntabwo bikigezweho, ati umusore umwe aba agomba kuba afite umugore umwe. Hambo arangije aramubwira ati nari nzi yuko ugiye kungira inama nka marume, ati nk'umuntu ufite ibintu byinshi andusha, ariko nawe ndi kumva nta kintu kizima urimo kumbwira, ati reka nigendere. Nyirarume yasigaye aho ngaho arimo kumubwira ati njyewe ndi wowe nyamara ntakibanira n'abo bagore babiri. Nyirarume yasigaye arimo kuvuga ati ariko uriya muhungu kuki mubwira ibintu ntabyumve? Ati njye ndi wowe, ati ntakibanira n'abagore babiri kabisa, ati niko bimeze, ati njye ntakibanira n'abagore babiri rwose. Nuko nyirarume wa Hambo yasigaye arimo kuvuga barakwerekana. None twongere tugaruke kuri ya nzu ya hahandi kwa nyirasenge wa Vanessa aho Hambo yari asigaye aba. Barakwereka Vanessa hari undi musore bari kumwe mu ntebe barimo kuganira. Barakwereka bakomeje kuganira rwose ubona ko Vanessa yateretse amaso asa n'uwishimye, arimo kumubwira ati vuba aha ngaha turaza gukora ubukwe. Umusore ndetse yari arimo kubwira Vanessa ati kandi umbabarire ku byo nagukoreye. Mu gihe Vanessa yari ari aho ngaho, Hambo yahise azasanga Vanessa ndetse n'undi musore bicaye mu ntebe. Hambo yahise amubwira ati Vanessa, ati ndimo kurota, ati ibi ni ibiki ndimo kubona, ati uwo musore se ni musore ki? Vanessa yahise amubwira ati uyu musore ati ureba ni wa wundi nakubwiraga wambabaje. Hambo yaramubwira ati uyu ni wa musore wakubabaje? Ati yego, ati ntabwo yibuka cyagenza nkakubwira nijoro, ati ngo ari umusore wambabarije umutima, ati yari uyu nguyu. Hambo arangije aramubwira ati none se mwasubiranye? Ati yego rwose twasubiranye. Hambo yahise avuga ati ntabwo bishoboka, iri twasubiranye. Hambo aravuga ati ubu muri kumwe neza nta kibazo? Ati muri kumwe. Vanessa aramubwira ati yego turi kumwe. Hambo yaravuze ati ahari urimo kwikinira. Umusore yahise afata intoki za Vanessa. Hambo aravuga ati ariko uwo musore ntabwo ari umwana mwiza, ati yarakubabaje, ati ninjye wakubaye hafi. Vanessa aramubwira ati hoya, ati ikindi ndaza no kubwira papa kwirukane, ati yakwirukane mu kazi kiwe ukomeze ukora akazi kaha ngaha, ati ntabwo ukiri umukozi wa papa. Hambo yaramubwiye ati Vanessa wikumva ibyo uwo mutipe arimo kukubwira, uwo mutipe yarakubeshye. Vanessa aramubwira ati hoya ntabwo ari uko bimeze. Hambo yaravuze ati mana nyagasani, ati noneho ndumiwe, ati ntabwo numva ukuntu uhise umpinduka kano kanya. Wa musore yahise ahagurutsa Vanessa aramubwira ati twigendere. Vanessa ahita abwira Hambo ati ahubwo Hambo tugomba gusubira mu kazi kawe wari usanzwe ukora, ati akazi ko mu rugo nk'uko wari ugashinzwe, ati wowe ushinzwe gukora akazi ko mu rugo, turi umukozi wo mu rugo. Hambo arangije aravuga ati ntabwo bishoboka, ati ntabwo mbyumva neza. Hambo muri ako kanya yahise yumirwa, yahise yoberwa ibintu bimubayeho, arangije yifata mu mutwe. Muri ako kanya yahise yibuka, arangije aravuga ati mana nyagasani, ati Grace. Muri ako kanya Hambo yahise asohoka yirukanka cyane. Barakwereka twongere tugaruke muri ya karitsiye Hambo yari asanzwe abanamo na wa mukunzi we bitaga Grace. Barakwereka muri rwa rugo rwo kwa Grace. Barakwereka Grace asa n'umuntu urwaye mu nda, asa n'umuntu warembye cyane akabura umuntu umuba hafi. Grace ntabwo ubuzima burimo kumugendekera neza, nta muntu wo kumuba hafi n'umwe afite kugeza ubu ngubu. Hambo yaragiye yibera muri rwa rugo akomeza kwikundanira na Vanessa, yibagirwa yuko yari afite umugore. Uko bigaragara ashobora kuba yari yaranamuteye inda. Barakwereka Grace kubera kuremba cyane yabuze umuntu n'umwe umuba hafi,
yarasohotse nta ntege na nkeya afite. Grace muri ako kanya yahise yitura hasi, mu nda harimo kumurya cyane. Grace muri ako kanya yaravuze ati Mana nyagasani, ati ndumva mfite uburibwe budasanzwe. Grace yaravuze ati Mana wantabaye koko. Grace yabuze umuntu n'umwe wo kumutabara. Muri ako kanya Grace kubera intege nkeya zahise ziba nkeya ahita yikubita hasi. Hambo nawe muri ako kanya yahise aza, ariko asanga Grace bisa naho birangiye. Ahari Grace menya ubuzima bwe bwararangiye muri ako kanya. Hambo yahise avuga ati Grace, ati wipfa ndakwinginze. Hambo yavugije induru aravuga ati mbabarire narakosheje, ati narakiye mu bagore, ariko niko kanya narinje ngo byibura ngusaba imbabazi gusobanurira ibintu byose, ati ubuzima nari ndimo, ati nimvaga ko ari bwiza nari nakwibagiwe. Barakwereka Hambo yatangiye kwibuka ubuzima yari abanyemo na Grace, ukuntu yari yaramubwiye yuko azakomeza kumuba hafi, yuko atazigera amutererana, ariko birangira Hambo atereranye Grace. Hambo yatangiye kwibuka byose, yatangiye kwibuka ubuzima yagiye abanamo na Grace. Hambo yaravuze ati Grace ndakwinginze wipfa. Muri ako kanya Grace ubuzima bwiwe nuko bwarangiye. Turabashimiye rero kuba mwabanye natwe. Yari Big Move Entertainment. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kora subscribe ndetse unatubwire muri comment uko mwumvishe kano gafilime.